Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese abakunda ibiganiro bitandukanye mukurikira kuri uyu muyoboro. Nizera ko mwese mwamaze gukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru meza nk'aya n'abayakunda mwese muri rusange nk'uko mukomeje kubingaragariza ajya bageraho ku gihe nta na kimwe kibacitse. Muri iyi nkuru njya kugaruka ku bagore cyangwa se abanyarwandakazi babiri kabuhariwe mu ngabo z'u Rwanda mu bice bitandukanye, hanyuma mbagezeho amateka yabo ndetse n'imyanya ikomeye bafite mu buyobozi bw'igihugu by'umwihariko mu nzego za gisirikare. Ndahera kuri uyu yitwa Lieutenant Gisele Iradukunda, akaba ari muri Rwanda Air Force, ni engineer muri mekanike kuko yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nubwo amakuru amwe atandukanye avuga ko imyaka yose yayikoze mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse agakora n'amahugurwa atandukanye yo hanze y'igihugu mu mashuri akomeye mu bijyanye na gisirikare. Hanyuma ndakurikizaho uyu nguyu, reka mbereke agace gato ka video, hanyuma bombi tugaruke ku bigwi byabo. Ndi Colonel Stella Uwineza, nkaba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Uyu nawe turaza kugaruka ku bigwi bye bikomeye mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu gisirikare by'umwihariko. Turagaruka ku mahanga bose bagenze ndetse n'amasomo akomeye mu bya gisirikare bagiye bakora, imyanya bagiye bahabwa mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ndetse no mu gisirikare by'umwihariko. Ntujye kure, kanda subscribe hanyuma tugumane muri iki kiganiro cyose. Nkuko nari nabibabwiye, ni Lieutenant Gisele Iradukunda, akaba ari muri Rwanda Air Force, ni engineer muri mekanike. Amakuru amwe akaba avuga ko yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2020 akajya ku ikosi rya ofisiye kadete igako. Andi makuru ariko akavuga ko imyaka yose yize mu Rwanda mu bijyanye na gisirikare yayize igako, ariko icyo si cyo gikomeye, ahubwo n'ibigwi bikomeye nza kugarukaho mu kanya mu bijyanye n'imiyoborere, ibijyanye n'ibyo yize ndetse n'ibijyanye n'ubuhanga budasanzwe, imyitwarire myiza afite mu ngabo z'u Rwanda. Gisele Iradukunda rero ari ku ikosi yavuze ko imirimo ya gisirikare itaremewe abagabo gusa. Icyo gihe nta mpinduka zari ziragaragara zikomeye mu bijyanye n'aho tubona urwego rw'abagore rugeze muri iki gihe. Igihe yafataga icyemezo rero cyo kujya mu gisirikare cy'u Rwanda, yagerageje kubibwira inshuti n'ababyeyi be, ariko ntibabyumva neza kuko bumvaga ko imirimo ya gisirikare yaremewe abagabo. Kubera urukundo yari afitiye igihugu rero, yaje kubona ko inzozi ze zari ugukorera u Rwanda binyuze mu kwinjira mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se kwinjira muri RDF. Yaje kwinjira muri OBT, aba ni Officer Basic Training igako, aho yahatambukanye umucyo. Avuga ko igihe cyose wamaze kwemererwa kujya ku ikosi rya Officer Cadete mu mashuri ya gisirikare cyangwa se mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda, uba usabwa gukora cyane, ugahangana n'imbaraga z'amarangamutima ndetse n'iz'umubiri mu gihe gito gishoboka. Ayo ni amagambo rero ya Iradukunda ubwe. Uyu rero ni umwe mu basirikare cyangwa se mu banyarwandakazi b'abasirikare barwanye ku nzozi zabo. Ni mu gihe bitari birazana impinduka cyane, aho kuri ubu tubona abagore batandukanye mu nzego zitandukanye, zaba iz'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano, ariko we yahagaze ku nzozi ze ndetse abigeraho. Kugeza ubu rero ni umwe mu banyarwandakazi bari mu ngabo z'u Rwanda bahagaze neza
kandi bafite imbaraga bese imihigo uko bikwiye, hanyuma akaba n'intangarugero kuri bagenzi be nabo, dore ko hari abamufataho icyitegererezo batari bake. Mbere y'uko ngaruka ku myanya itandukanye n'ibyo yagiye akora mu gisirikare cy'u Rwanda, haba muri aya masomo yigako ndetse n'ayo yakoze hanze y'igihugu, reka tugaruke nanone no kuri Stella ejo abundi mwaramubonye mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Reka dukurikire gato video ivuga ku rugendo rwe, hanyuma tugaruke mu kanya tuganira kuri aba bombi ku myanya ikomeye bafite mu gisirikare cy'u Rwanda. Ndi Colonel Stella Uwineza, nkaba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Nanjye ndabanyuriramo muri makeya urugendo rwanjye kugeza uyu munsi. Nyirangiza amashuri yisumbuye nitegura gukomeza kaminuza, twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta ku bibazo by'igihugu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu. Twaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta ndetse n'iz'igisirikare. Njyewe nabaye inspired, nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare, hari harimo abagabo, harimo abagore, cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniform, numva ko uwo mwenda ntawukuramo. Uko niko byagenze, ingando zagiye kurangira nafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Ninjiye mu gisirikare, noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze, aho narangije ndi electrical engineer. Nyuma gato mba na ofisiye. Nakoze akazi gatandukanye ka gisirikare mu nshingano zitandukanye, harimo n'ubutumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika. Ari nako nkomeza amasomo n'amahugurwa ya gisirikare yisumbuyeho. Nyakubahwa First Lady, uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, umugore mu iterambere mu myaka 30. Nanjye ndi koloneli w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, zisaba zose kunozwa. Nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza ni ukumva ko bishoboka, ni ubushake, ni ishyaka, ariko kandi ni n'ubuyobozi buduha amahirwe hagendewe ku byo dushoboye, ku bushobozi. Nabwira ababyeyi gukomera ku nshingano zabo zo gushyigikira abana babo, bakabaremamo icyizere mu byo bifuza kugeraho, bakareka kubaca intege bavuga ko hari ibyo batageraho, badashoboye, cyangwa se bataba byo kubera ko gusa ari abakobwa. Abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri bwo. Navuga ko bisaba imbaraga kandi murazifite, ni ukongeraho gusa ubushake. Dufite abasirikare b'abagore
baba enjeniyeri muri fields zitandukanye, dufite abapilote, dufite abaganga, dufite abatekinisiye, dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke, murashoboye kandi mukoresha amahirwe mufite ko ubuyobozi bwiza bubashyigikiye, mwubaka ubushobozi nibwo buzabafasha kugera ku byo mwifuza kugeraho. Murakoze nyakubahwa First Lady. Yes, nguko rero iyi video benshi mwarayibonye, ariko nkuko nabibabwiye ngiye kugaruka ku bigwi by'aba bombi mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu ngabo z'u Rwanda n'urugendo rwabo muri rusange. Muri 2019 hari ku itariki 17 z'ukwa 11 ngewe nanditse inkuru ku Gihe, inkuru nanditse ku kinyamakuru Igihe, yari ifite umutwe ugira uti RDF irakataje mu guhugura abasirikare b'abanyamwuga ku rwego mpuzamahanga. Uyu Gisele namugarutseho muri iyi nkuru. Ni inkuru yagiraga iti urubyiruko rwasoje amashuri yisumbuye rugakomereza amasomo mu ishuri rya gisirikare ryigako, aho bigaga amasomo asanzwe ya kaminuza n'aya gisirikare. Ruratangaza ko cyangwa se rwatangazaga ko kurinda ubusugire bw'igihugu unacyubaka mu yindi mirimo n'ubuzima bw'abanyarwanda bitanga icyizere ku bunyamwuga bw'ingabo z'u Rwanda n'ejo hazaza h'umutekano w'igihugu. Muri 2015 nibwo ishuri rya gisirikare ryigako ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda ryatangije icyiciro cy'abashaka kuba abofisiye b'u Rwanda bakanasoza bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abakirwa bazwiho kuba baratsinze neza mu mashuri yisumbuye kandi bafite inyota yo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Batangira amasomo ya gisirikare ariko bakiga n'asanzwe mu mashuri atandukanye atangwa n'abasirikare babihuguriwe ndetse n'abarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Bamwe mu bari kwiga cyangwa se mu bamwe mu bari mu biga icyo gihe bavugaga ko kwiga amasomo ya gisirikare n'amasomo asanzwe ari akarusho k'umuntu wifuza kwitangira igihugu. Aba rero barimo uwitwaga Nayituriki Aline waburaga umwaka umwe ngo asoze amasomo y'ubuvuzi rusange. Uyu akaba yaranayasoje, mukaba mwarabonye ibigwi bye mu nkuru zacu zatambutse. Icyo gihe yavuze ko kuba umuganga n'umusirikare bizatuma arushaho kumva ko abereyeho umuturage ndetse akaba umuganga ushobora koherezwa ahariho hose. Ati kuba umuganga ukaba n'umusirikare ni ibintu byiza cyane kubera ko umusirikare igihe cyose arihangana kandi yumva ko abereyeho umuturage. Ati bizamfasha kugira ngo mbashe guhereza wa murwayi cyangwa na wa muturage ibimugenewe ahantu hose banyohereza mpajye ntabyinubiye. Hari kandi uwitwa Murigo Daniel, uyu akaba yarigaga mu mwaka wa 3 mu ishuri ry'imibare n'ubumenyi mu bya gisirikare. Akaba yaravuze ko amasomo biga yunganirana kandi ko kwiga yumva ko ari inda n'ubusugire bw'igihugu ari ishema rikomeye. Ati cyo wiga aha ngaha usanga kimwe kicyunganira. Navuga ko byose bifashanya bikunganirana. Kwicara mvuga nti ndi guharanira kurwanira no kurinda ubusugire bw'igihugu cyanjye ni ibintu binteye ishema cyane. Hanyuma rero Iradukunda Gisele rero nawe yari muri aba, akaba yarasozaga amasomo mu bwubatsi n'ubumenyi mu bya gisirikare. Akaba yaragize ati nkomeje kubihuza n'ibya gisirikare nacyo gifite amashami ajyanye n'ubwubatsi. Kuba twafatanya tukaba twakubaka inganda zikomeye mu gihugu bizanshimisha kuba nzaba ndi umwe muri abo. Icyo gihe umuyobozi wari ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako, Lieutenant Colonel David Mutayomba, yavuze ko amasomo atangwa n'abasirikare babihuguriwe ku buryo buhagije bunganirwa n'abava muri kaminuza y'u Rwanda.
ati hari abasirikare dufite baba batojwe tukongera tukanabatoza cyane kugira ngo bahugukirwe amasomo bagiye gutanga. Ibyo igisirikare tudashobora aho tutihagije, baturuka muri kaminuza y'u Rwanda bakaza bagatanga amasomo hano. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe yari Lieutenant Colonel Munyengango Innocent yavuze ko gufatanya amasomo asanzwe ya kaminuza n'aya gisirikare byubaka umusirikare wujuje ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda no mu mahanga. Ati twe tubanza kwiga ibya gisirikare kuko niwo mwuga wacu, ariko nanone mu myaka 4 higishwa ubuganga twifashisha nk'abasirikare ariko tugafasha n'u Rwanda, twifashisha nk'abasirikare ariko tugafasha n'u Rwanda n'abanyarwanda. Aha niho nanone tubonera abasirikare bize iby'ubukanishi, imibare, ubutabire, ibinyabuzima n'ibindi byinshi bituma umusirikare wacu muri iki gihe aba yujuje ibyangombwa byo gukora akazi hano mu Rwanda, ariko ashobora no kujya kugakorera hanze y'igihugu kandi yujuje ibyangombwa byose bisabwa. Ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagezaga impanuro ku ba ofisiye bato 320 bari basoje amasomo ya gisirikare mu Gushyingo 2019, yavuze ko kurinda umutekano w'igihugu n'abagituye ari umwuga mwiza udateye ubwoba, ushimishije, kandi ko kuwujyamo ari amahirwe atagira uko asa, ku buryo nawe yongeye guhitamo icyo yaba yahitamo kuba umusirikare. Ngayo nguko rero iyi nkuru nayanditse muri 2019 isohoka mu kinyamakuru Igihe ku itariki 17 z'ukwa 11. Aha akaba ariho Gisele nawe yari muri intake cyangwa se muri iyi promosiyo yigaga, aho we yigaga ibijyanye n'ubwubatsi ndetse n'ubukanishi. Yes, noneho reka tujye kuri Colonel Stella Uwineza, umusirikare mu ngabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere, wabwiye urubyiruko rwifuza kujya mu gisirikare ko bisaba ubushake kuko imbaraga zo bazifite. Yabigarutseho mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore wizihijwe ejo ku itariki 8 Werurwe nk'uko bisanzwe buri mwaka. Mu kiganiro rero yagejeje ku bitabiriye ibi birori, yagaragaje ko ubwo yari mu ngando z'abasoje amashuri yisumbuye bitegura kujya muri kaminuza, abantu batandukanye barimo n'abasirikare b'abagore n'abagabo babahaye ibiganiro, yumva kunze igisirikare ndetse ahita afata umwanzuro wo gukomereza muri uwo mwuga. Benshi murabyibuka ko abasozaga amashuri yisumbuye hari ubwo bajyaga mu ngando inkumba ibyaje gusimburwa n'itorero. Aha akaba yaragize ati abana b'abakobwa bari hano nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri ubwo buryo, navuga ko bisaba imbaraga kandi murazifite, no kongeraho gusa ubushake. Colonel Uwineza yongeyeho ko abakobwa bakwiye kwitinyuka bakabyaza umusaruro amahirwe bahabwa n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Ati abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke, murashoboye kandi mukoresha amahirwe mufite kuko ubuyobozi bwiza bubashyigikiye. Mubake ubushobozi nibwo buzabafasha kugera ku byo mwifuza kugeraho. Hirya y'inshingano z'akazi nk'umuhanga mu by'amashanyarazi, electrical engineer, kandi akaba n'ingabo y'igihugu, Colonel Uwineza n'umubyeyi wita ku nshingano z'urugo uko bikwiye, abifashijwemo no kumva ko bishoboka, ishyaka, ariko kandi n'ubuyobozi butanga amahirwe ku bantu hagendewe ku bushobozi bafite. Colonel Stella rero Uwineza n'uwo nguwo akaba yatinyuye abakobwa bashaka kwinjira mu gisirikare cyangwa se mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma rero nsoza iyi nkuru reka mbabwire ko amakuru atandukanye avuga ko aba bombi ngarutseho muri ibi biganiro bashobora guhabwa imyanya itandukanye kandi ikomeye
by'umwihariko mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu nzego z'abagore. Ni imyanya itaremerwa, ni amakuru ataremezwa neza, umuntu yavuga ko ari biravugwa. Hanyuma aba kandi burya mu kinyarwanda hari ukuntu babivuga, iryavuzwe burya hari impamvu riba ryavuzwe, ntando rivugira ubusa ku musozi. Dushobora kuzabona mu byemezo by'inama y'abaminisitiri byo mu bihe biri imbere, hari imyanya itandukanye ivuga ko yashyizwemo Colonel Uwineza cyangwa se Lieutenant Iradukunda Gisele. Kanda subscribe kuri iyi chaîne ya YouTube ujye ubona amakuru atandukanye avuga ameze nk'aya ngaya, by'umwihariko ariko murabimenyereye kutugaruka ku nkotanyi, ku makuru y'igisirikare, ku makuru yo kubohora igihugu n'andi menshi muba mukeneye gusoma. Kanda subscribe ujye ubona amakuru meza nk'aya ngaya.